iki kintu ndagira ngo cyumvikane. Abaroma 3:21 hariho gucyanuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa no kumva ibyo amategeko avuga. Mutega amatwi. Niko gucyanuka kw'Imana, kwa gucyanuka kw'Imana abantu bakeneye kugira ngo bajye mu ijuru. Abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Niko hariho gucyanuka kw'Imana, kandi uko gucyanuka kw'Imana guhabwa abantu bitewe n'uko bizeye Yesu Kristo. Bavandimwe, nijya ufata igice cya 11 cy'Abaheburayo, ntukigishe ko Imana igiye kuguha imodoka, igiye kuguha poromosiyo, igiye kuguha imyenda, igiye kuguha abana, igiye kugukiza. Oya, twabonye ko ari ukwizera gukiza ubugingo. Niko abakera bari bafite. Abaheburayo 10:39. Uko kwizera gukiza ubugingo ntabwo ari ukwizera gukiza umubiri, ntabwo ari ukwizera guha umubiri ibyo wifuza. Ukwizera gukiza ubugingo. Niko kwizera Abeli yari afite, intwari zo kwizera zari intwari z'uko kwizera. Niko bari bafite, ntabwo bari bafite kwa kwizera kuzana ibyo n'ubundi Dorcas yongeye agapfa, undi wabikoze, Lazaro yarongeye arapfa. Abantu bose Kristo yazuye ku mubiri. Ninde ukiriho uyu munsi tuvugana? Ni kuki twashakira Imana wagira ngo ni sugar daddy, cyangwa tukayishakira nka ATM machine ujya gukuraho amafaranga? Ese ubwo tuyirusha ubwenge? Ireba mu mutima, Bibiliya irabivuga. Bavandimwe, icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga ni uko hariho gucyanuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa no kumvira ibyo amategeko avuga. Amategeko ni meza yagenwe uko yagenwe, niko Paul yavuze muri Timoteyo. Hari uko yagenwe, amategeko yagenwe kugira ngo azibye akanwa k'abantu bose bari mu isi, abantu bose batsindirwe n'urubanza ko ntawe ushobora kuyuzuza, nibarangiza bahungire ku gisubizo Imana yatanze, ari cyo gutanga Kristo, kugira ngo umujinya w'Imana ujye kuri Kristo, hanyuma bo babona ubugingo buhoraho. Ni exchange, ni ukugurana. Gukizwa n'icyo, dukizwa umujinya w'Imana, tugakizwa, tugahabwa ubugingo bw'iteka kubera ko Imana yatanze Kristo mu cyimbo cyacu. Ibi nibyo Dawidi yavuze mu Baroma 4:6. Mutega amatwi. Haravuga ngo nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu, Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ye. Bavandimwe, imirimo ni myiza, ariko nta ikintu kiba cyiza iyo cyerekejwe ku mumaro cyagenewe gukora. Sinafata ikaramu ngo njye kuyihingisha mu murimo. Imirimo ni myiza kugira ngo ifashe abababaye. Imirimo ni myiza kugira ngo ihamye ubutumwa bwiza, nyine ko nazutse nizeye kandi ko ari byo. Ariko imirimo nta kimaze mu gukiza umuntu. Ndetse biri bivuga neza, iravuga ngo azaherekezwa iherekeza ugenda, ntabwo ari imujyana.